mfite abantu batashobora kumvaho Ego. badashaka kumvaho nabashimire nababonye no mu bukwe bw'umwana wanjye urakoze cyane bankoze ku mutima we aho bari umugisha ubane namwe ubwo rero nakwisiga nta kwisiga abakunzi banjye bamporaho reka nkubwira kandi gashya kambaye muri ubu bukwe uziko hano mu Rwanda umuntu nka bishop ubukwe bwe bwazama inzoga binatuma mvuga ngo ari kwa mu bishop reka nongere mutumire kuko numva iki kintu abantu bakomeje kugenda bibazaho kubera iki yakoresheje inzoga tuzi ko ari umuntu ukijijwe mbese comment zari nyinshi birashoboka ko ari nawe hari ababikubwiye ati ntibyari bikwiye gukoresha inzoga yego ariko nkibaza se w'icyo gihe we ko yari mama pastor n'umugabo ari papa pastor umugabo anywa inzoga we ko yamwakiraga why not jewe numvisha ari intyoza cyane ariko ni intyoza y'ubwenge bukeya cyane ni intyoza y'ubwenge bukeya ko baciye n'ibintu inzoga busambanyi nica ubugambo bwo niki si cyaha abarokoruza ubugambo bagira si ubugambo bwabo songoye rwava kuri cano subugamba bayazanye atubugamba hari nabo n'abanyavuga ngo bishop kuki atambara impeta mbese ubona nabyo ari ikibazo ubundi se mbere ho njya kuyambara bari bahare oya none se ko batari bari yenda ntayo nigeze nambara babibwirwa n'iki ubona byaterwa ari iki ko umuntu yakora ubukwe nyuma y'amezi 3 abantu batandukanye cyabitera n'iki ibyabitera ni byinshi utasi n'ujya ukunda kuvuga ngo gusezerana n'ikinyoma ushobora no kuba yasezeranye n'ikinyoma ku mpande zombi ari bija ashobora gusezerana n'ikinyoma ari sentore yashobora gusezerana n'ikinyoma ikinyoma rero ntikimara iminsi gasarika nkubwire ushobora gusezerana kwa gatandatu ikinyoma ukakibona ku cyumweru ukabivamo ku wa mbere nta birenze hanyuma hari benshi bateye biju amabuye n'ubundi nago rwari kuzaramba nago ari kuzashoboka bya mbere byaranze bya kabiri gutyo ubona babaye nk'abamwibasira wowe kira kino gifashe gute kuba rero byaba n'icumi byakunaniye ubundi abizi bagiye kuntera amabuye ngo bishop yavuze ngo niho byaba n'icumi ndamaze imbere yuko dusezeranye babanza umurenge yego noneho bakanabitwereka ko bawugiyemo ntabwo umuntu yazavuga ngo nawe ugiyemo ngo uvuge ngo yego atakwetse pièce nimwe yego ntago bibaho benshi iyo tugiye gusezeranya mu ruhame rw'abantu mbere ko umusezeranya ubaza ku mpande zombi niba ibyo leta isaba kuri abo bantu barabyujuje ari byo koko bije afite ubundi bukwe ubwo si babo uwo muntu basanganwe kuko nimba ukoze ubukwe nyuma y'amezi runaka cyane ko mu makuru yagiye ajya mu matwi y'abantu nuko n'ubundi uriya musore yarasanzwe ahari ejo agakora ubukwe n'undi muhungu baba bari kumwe ndajya bamubwire ko imikino yo mu rushako ntabwo ihira abantu icyabakiza yakwerura akaba yihaye pause yego ko se mu kwezi kumutanye n'umugabo mukunda ufasha undi byo byaba ari uburara Dore imbogo dore mara harya igitero ni ikinyikirizo ntiyi si dore imbogo dore imvubu dore mara uri kuzitiranya uko byagenda kose yego imbogo niba ari imbogo ni igishoro cya manager ngo nta wamutwara ko yatutse nyina wamubyaye se ariko urakurikira mu mama we none se ko yatutse nyina wamubyaye wamwonyeje amezi 10 izo ni protocole ndende Claude Pastor Claude yagutanzeho urugero mu biki ati rwose umuntu nzi cyane umuntu wita Brigitte ariko Brigitte bivugwa ko cyase byigize kuvugwa ko ngiye uretse ko narebye hano wavuga hari n'uvuga wa magana twika ko mwigize gukundana ayo makuru yabariyo na Claude nambwiye kayifite yego koko yo mu diaspora yego abimbwiye kuvugisha ukuri avuga sheri shushu amutera imitobe ibintu bikomeye nyuma rero amapiese yaje kuba imigezi GASARO TV. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine.
dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana ahahoze gereza nkuru ya Kigali, ku mbuga zacu @swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, in your services. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose z'isi, mbasuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo. Uyu munsi turi kumwe na Bishop Brigitte, nta muntu utamuzi, niyo mpamvu muvuze. Brigitte, tuguhaye ikaze kandi twishimiye ko tugiye kwakira izindi mbaraga. Murakoze kuri GASARO TV, turabashimiye. Mwatugire namwe icyizere, Imana ibahe umugisha. Amen. Ugiye gutangira udusengera, usengera n'abantu badukurikiye. Amen. Uri Imana data wo mu ijuru, turagushimiye ko twongera iminsi yo kubaho, turagushimiye kubana natwe igihe cyose. Iyo utahaba hacu haba haribagiranye, ariko watubambiye amahema turatabarwa. Bana natwe muri byose, kandi umugisha televiziyo twakiriye ndetse n'abazakurikiye iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Wari umeze neza? Ndashima Imana, ameze neza, ndakomeye n'ukuri. Nta shitani. Nubwa mbere tukubonye ku GASARO kabisa. Shana bigambira igihe kinini ariko ntibyakunze. Yego. Hari igihe ndabyuka nakubwiye ko nzakubwira, ntago nabonetse. Ariko ndabakunda. Urakoze. Ndabakurikira cyane cyane. Urakoze mama. Uyu munsi urasa neza. Hari umuntu urabona yandika comment ati cyanyeka Brigitte atisize. Ariko nukuvuga ngo ugiye gututuvuga ngo niyo nisize manshining. Nagiye mbona abantu benshi babisaba, bavuga bifuza ko na Brigitte atisize. Uyu munsi nago nisize. Uretse yenda ku munwa gusa, ariko ingoyi nago zepie. Umusatsi ni natireri, n'amavuta mu maso gusa. Yego. Nta kintu, mbese nuko nyine. Ariko urasa neza kabisa. Baraza kutubwira muri comment. Uyu munsi yaje kutwereka ati je niyo ntakisiga n'ubundi ugukunda ukusa kose ahora gukunda. Niyo yakubona ubyutse mu gitondo utaraniborosa aragukunda kuko agukunda. Kandi no kuri muri iyi si sinkubeshye gasa. Mfite abakunzi, niyo wamvuga ukavuga uti Brigitte amezate ukamusebya 99%. Mfite abantu batashobora kumvaho. Badashaka kumvaho. Nabashimire nababonye no mu bukwe bw'umwana wanjye. Urakoze cyane. Bankoze ku mutima we. Aho bari umugisha ubane namwe. Gasa mfite inshuti. Amerika, Canada, Uburayi, Australia, umukobwa ngenda gushuje, Imana iguha umugisha. Mfite ba brother ba sisters, Imana yampaye umugisha w'abantu. Ubwo rero cyane. Ubwo rero nakwisiga nta kwisiga. Abakunzi banjye bamporaho. Reka nkubwira kandi gashya kamba yo muri ubu bukwe. Uziko hano mu Rwanda hari umwana w'umukobwa icyangugu. Yantwerereye 3,500. Narishimye. Naravuze Brigitte ufite abakunzi. Hari n'abarebaga ikiganiro nakoze bakavuga ngo reba kuri mobile money. Ntago mbazi gusa ari abakunzi banjye. Reka aho bari mvuge ngo imirimo yabo nihabwa umugisha. Bwagenze neza. Amen. Hanyuma Brigitte, reka nkomereze kuri icyo kintu cy'ubukwe urakoze. Hari abatekerezaga ko Brigitte nakoresha ubukwe bw'umwana atazazamo inzoga. Ngiye byagiye binca mu matwi numva aravuga ngo ni gute ko umuntu nka Bishop ubukwe bwe bwazamo inzoga. Binatuma mvuga ngo ari kwa mu Bishop, reka nongere mutumire kuko numva iki kintu abantu bakomeje kugenda bibazaho kubera iki yakoresheje inzoga. Tuzi ko ari umuntu ukijijwe, mbese comment zari nyinshi. Birashoboka ko ari nawe hari ababikubwiye ati ntibyari bikwiye gukoresha inzoga. Yego, jewe nta n'uwabimbwiye. Sinzi niba ari ukuntinya, niba ari ukunyubaha. Yego, ariko nta n'uwabimbwiye. Hari na kacano kakiri gatoya kaba views nk'igihumbi cyangwa magana ngahe. Harya kitwa ngo iki sinakibuka. Sinangombwa ko nkavuga. Naba nkamamarije ariko sinabarenganye. Nigeze kuvuga ndavuga ngo uko umuntu areshya niko atekereza. Burya ntuzarenganya umuntu. Uko ureshya niko utekereza.
yarimo kunjaginga bivuge ngo niko nako kareshya sagacano ahubwo yenda uvuga ibyo bitekerezo bye niko areshya abantu ntabwo bareshya mu bitekerezo ko nibe uri umugore wubatse ugahagarara ukavuga yuko we n'umugabo wawe mwese mwari abarokore umugabo akajya inyuma akanywa inzoga akaza ukamwakira sibyo impamvu yamwakiraga ni iyihe ni uko yagira ngo yubake urugo rudasenyuka aho yari umugore w'ubwenge njyewe uyu munsi akumva ko uyu munsi umwana wanjye yagira ubukwe narashatse mu muryango katolike urumva uwo turi kumwe ari katolike aho nashatse ari katolike bose bakoresha inzoga njyewe ndimo ndi umuntu umwe njye nkanga noneho ibitekerezo bya famiye yose si ubwo we yumva yarashaka kunyubakira cyane ukunsenyera yagiye warabivuga gutyo kuri aho gacana ariko ndavuga ubuze ubwenge ku mutima navuze ubuze ubwenge sinanagusubiza ubuze ubwenge ko wowe umugabo yari pasitoro akanazinywa kandi ari pasitoro kandi yaza ukanamwakira sibyo byari ukubaka urugo kugira ngo udasenye none yaranenze ariko nkibaza se w'icyo gihe we ko yari mama pasitoro n'umugabo ari papa pasitoro umugabo anywa inzoga we ko yamwakiraga why not jewe ntabungabunga ibyanjye icyo kigono nakibonye warakibonye none se ngo bishopu ngo ukoresha inzoga ngo abana be ngo bagombye kuba ngo abakristo baramubeshye imana ntago yamagarara rimwe sishyira hamwe ntabwo imana ari koperative abarokore bakwiye kuzamuka mu bwenge bagira ubwenge niyo mpamvu ingo nyinshi zisenyutse niyo mpamvu umwe asengeye katolike undi asengera muri pantekote bakanga guhuza ni ukubera ya myumvire ikakaye abantu niboroshye mu bwenge bamenye ko imana ntabwo yaje gusenya yaje kubaka imana yaje guhuza abantu iyo rero umwe yishyize hejuru undi ntamanuke cyangwa ngo bagire ibyo bahurizaho biranga rero namubwiye kuba numvishe yinjira mu bana yinjira mu biki numvishe ari intyoza cyane ariko ni intyoza y'ubwenge bukeya cyane ni intyoza y'ubwenge bukeya kuko kuba yarabyaye ngo bakaba barokore ejo se umukobwa yagiye kurongorwa akamuzanira umusilamu nkwibarize byose ni urukundo nyine agomba kumwakira iyo wabyaye uba warabyaye umukobwa ashobora kuzana umusilamu umuhungu wawe yakuzanira umuyahova kandi umwana iyo yakubwiye aba yakubwiye njye sinjya nemeranywa n'abantu binjira mu nkundo z'abana menya icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe ngende mu gakiza katagize uwo kabangamira ku giti cyawe ku giti cyanjye hari ugeze abona anywa inzoga njyewe wamugani ntazo nanyweye ariko nanone bitavuga ngo wabangamira imyizerere y'undi muntu umwana ntabwo namubyariye mu muhanda namubyariye mu muryango gasa kandi buri iyo agize ubukwe imiryango yose irahaguruka iraterana bose bakagira ijambo kandi ntabwo ushobora no kuri kuvuguruza imiryango ntabwo bishoboka ariko se binatwaye iki njye mbwira abantu ati sinywa inzoga ariko ntibivuze ko njye nayigura ubuse nuri umukirisitu ni imyemerere yanjye ufite nawe imyemerere yawe awe yaravugaga ngo icyo utarya ngo ntukagiha abandi namvaneho ubwenge bukeya njye ntabwo mfite ubwenge nk'ubwe ambabarire rwose mvaneho ubwenge bukeya uyu munsi warakaye rero hari igihe ukumva umuntu yagutondagiye muri vi pirive yawe yagutondagiye mu bintu byawe wakoze sinamutumiyemo sinigeze mutumiramo sinanamwibukaga sinamuzi ese ko mukuru navuga umwuga mvuze ni ukuvugira imana kubera iki bamwe usanga bari kontre y'abandi cyangwa se barwanyana twagiyeyo ubwenge butangana twagiyeyo ubwenge butangana gasa yego buri wese afite ubwenge bwe bw'imana buri wese afite ubwenge yigiyemo hanze aha kankubwire abantu bafite ubwenge butandukanye yego ndabyemera nubura ubwenge kavukire kabura ubwenge bwo mu ishuri kabura ubwenge bw'imana none se tuzagufatira hehe nubwo kubana n'abantu nabwo bisaba ubwenge bikomeye cyane njya nkubwira abantu ngo ntuzatakaze inshuti kuyibona biragora ariko kuyitakaza biroroha rero ntabwo nzi
ndagiye mbwira abantu ko umuntu abyara abantu ntabwo abyara abarokore. Imana nirema icyo kintu umuntu yageze ku isi kamugira umurokore, undi kamugira iki, ariko ushobora no kuba umurokore kundi bintu bavuga n'ibiki. Sundi umurokore n'indano muri iyi si ko baciye n'ibintu inzoga, busambanyi n'icya, ubugambo bwo n'iki si icyaha. Abarokore uzi ubugambo bagira, si ubugambo bwabo songoye rwava kurica no si ubugambo aba yazanye, ubugambo bw'abarokore busutwa bwabo bw'abarokore. Tumurokore ariko hari urwego ugeraho, hakari ubuntu warabutambutse atari nivo yawe kabisa. Yego rero ntibagafata. Hari ndabona abanyavuga ngo bishop kuki atambara impeta, mbese ubona nabyo ari ikibazo. Ubundi se mbere ho njya kuyambara bari bahare? Oya. None se ko batari yenda ntayo nigeze nambara, babibwirwa n'iki? Babibwirwa ni ujye usoma komenti. Azisoma rimwe na rimwe ariko akenshi sinkunda no gusoma burya komenti. Niyo uninje mu buzima bwawe kuki umuntu atambara impeta, wa mugana ushobora no kubutara yambaye, witekerezaho iki? Gusa ntibijya binambabaza ibyo bavuga kuko ubuzima bwacu buri public. Yego. Iyo waje uba wemera kuvugwa, uba wemera kuvugwa neza cyangwa nabi, ariko hari urwego rw'abakunzi ngewe nubatse ndabafite. Yego. Kuri buri mugabane ndabafite kandi bankunda. Kuvuga rero sinambara impeta, babanza nansobanura ubundi se impeta ni iki? Wowe waba ukizi impeta? Ubwo se impeta se ni nk'isezerano nge niko mbifata hagati y'abantu babiri. Iyo utembera iba ryavuye hose? Oya. None se isezerano ni mu mutima. Nese ntushaka kugira impeta ikaba itakigukwira. Yego. Gusa abantu twashatse dufite ibiro nka 30, yenda uyu munsi mfite ibiro 75. Ubwo iyo mpeta yabikijyamo se? Byo ndumva nta nibirenze. Buri munsi bazikuramo ari ku rukiko. Si ibyo se? Buri munsi bazikuramo impeta. Ubuse bijejeho ni nago yari yakoze ubukwe. Ntago yabukoze. Igo yarabukoze. Nese barayambaye. Impeta nta birenze. Oya nta birenze. Ashaka no kuba kiyambaye nta wamenye. Niba nayambaye ariko baravuga ko atakiri kumwe na Sentore. Yego. Nese wese nuba muri iki kibuga cya YouTube ariko se Brigitte mbabarira nkawe wa mugani ugenda hirya no hino, ubona byaterwa ari iki ko umuntu yakora ubukwe nyuma y'amezi 3 abantu batandukanye? Cyabitera n'iki? Ibyabitera ni byinshi. Utasi n'ujya ukunda kuvuga ngo gusezana n'ikinyoma. Ushobora no kuba yasezanye n'ikinyoma ku mpande zombi. Ari Bija ashobora gusezana n'ikinyoma, ari Sentore yashobora gusezana n'ikinyoma. Ikinyoma rero ntikimara iminsi. Reka nkubwire, ushobora gusezana kwa gatandatu ikinyoma ukakibona ku cyumweru ukabivamo ku wa mbere. Nta birenze. Hanyuma hari benshi bateye Biju amabuye n'ubundi nago rwari kuzaramba, nago ari kuzashoboka, bya mbere byaranze ibya kabiri gutyo ubona babaye nk'abamwibasira. Wowe kira kino gifashe gute? Ngewe rero buriya nkora buri munsi mwanje wa murongo wanje. Hago njya mu wundi kandi sinjya mvuga nk'uko undi yavuze. Keretse iyo numvisha ari byo biri mu murongo wanje bindimo. Biju se ndavuga ngo ntibyari gushoboka asenye bingahe, kubera ko bwa mbere yashubije impeta akaba yaranabyaye n'umwana, sibyo? Ibya Sentore noneho rero reka nkubwire gasa umuntu agira ubuzima bwe buri private. Kuba washatse ntibyemere bivuga ko wihambira ku muntu ngo kugira ngo bavuge ngo byabaye byiza, ngo n'umwana mwiza, ngo agumye. Ihwa ryawe niwe rirara rihanda, urumva? Umusozi uzamuka ntawo gufasha kuwuzamuka. Kuba rero byaba n'icumi byakunaniye, ubu ndabizi bagiye kuntera amabuye ngo Bishop yavuze ngo niho byaba n'icumi ndamaze, kuko ubuzima bw'umuntu n'ubwe ku giti cye. Yego. Nta wundi muntu usangiye n'undi ubuzima. Umubabaro wawe Gasaro mbikubwire ntago ujya umbuza gusinzira. Yego. Samutemu nta nubwo nkuzi. Umusonga wundi nukubuza gusinzira. Umubabaro wanjye ntago kuza gusinzira kuko ntabwo uwuzi. Kuba rero Biju bitarakunze nkuko barimo kubivuga, reka mubwire ngo hari ayandi mahirwe. Na Sentore tumubwiye ngo hari ayandi mahirwe. Inyuma y'umuntu hari undi. Nuko gahunda imeze. Ntazagira ukwiterura inyuma y'umuntu hari undi. Babifashe uko bashaka ariko
ambwire bijungu ubuzima nubwe nawe umanaginga uko yumva we abishaka. Hanyuma hari ikintu mu minsi yashize Rutayisire yavuze ati ngewe barambeshye, ikiganiro kirahari sinzi n'utarakibonye, avuga uburyo ki atarabizi ko batavuye mu murenge. Ubona ari umupapa yababaye, tumuzi nk'inyangamugayo, ariko benshi baribaza ubundi kuki abantu batabanza mu murenge kugeza naho babeshya umupasiteri. Ubundi rero mu busanzwe twebwe pasitoni twebwe tubibaza bakanabitwereka. Niko bigenda. Yego. Ubundi mbere yuko dusezeranya babanza umurenge. Yego. Noneho bakanabitwereka ko bawugiyemo. Ntabwo umuntu yazavuga ngo nawe ugiyemo ngo uvuge ngo yego atakwetse piyese n'imwe. Yego. Ntabwo bibaho. Benshi iyo tugiye gusezeranya mu ruhame rw'abantu mbere yuko umusezeranya ubaza ku mpande zombi niba ibyo leta isaba kuri abo bantu barabyujuje. Niko ngewe nzi uwo muhango tuwukora. Mbere yuko winjira mu muhango wo gusezeranya uhamagara sayidi zombi ukabaza ngo ese ibyo leta isaba ku buzima bwanyu bw'abashakanye mwabinyuzemo mwarabyujuje? Bati twarabyujuje. Ibyo bikaba ari ibihamya bigaragaye imbere y'uruhame rw'abantu benshi. Ubwo rero reka mvuge ngo kuba barabeshya umushumba si byiza, ariko nawe kuba atarababajije ngo bamwereke ko babikoze, aho ngaho nawe ntabwo byaragenze neza. Ariko n'ikiba cyashatse kuba ubundi abashumba buri gihe barabibaza. Ako se ugatekereza ko umuntu atabaza umuntu kubera ko yiyumvisha ko kuba ari icyamamare ibyo binagomba kuba yarabikoze? Satani ni umugome. Hari n'igihe ubusanzwe ubibaza, ariko uwo munsi Satani agasa nkaho yagufashe mu maso yakuvangiye ntubyibuke, cyangwa ukavuga uti yenda baciye kwa ba sekretari ibyo bintu barabirebye. Urabona murangirikani ni itorero rigari cyane, bafite administration nyinshi. Ashaka kuza asezeranya akavuga ati bira muri za ofisi kwa ba sekretari byararangiye mbere ko babarigestaringa bari babirebye. Rero yenda yaba ari nk'amakosa aba yabayeho, ariko ntabwo bisanzwe ahantu mu macaci no matorero. Yego. Hanyuma babantu bashobora kumva yuko umuntu uri mu isi ya gisitara atashaka. Njya mbibona kenshi batera nejo bundi ubukwe bwa Kecapo, nabonye comment nyinshi wacu, nawe ntago uzubaka, abakobwa nimworoshye bo mu isi ya filime, n'ubundi nawe biraje bimere nk'ibya biju. Ugasanga abantu baramutega iminsi. Ukibona gute? Ndetse kuri uyu munsi amakuru avugwa nuko biju afite ubundi bukwe, ngira ngo arabyumvishe. Nabyumvishe. Abantu bo muri Afrika imyumvire yacu iracyari hasi. Bazi ko umuntu yabaye umusitari cyangwa yamenyekanye cyane byamukuyeho kuba umutegarugori cyangwa umwari. Byamukuyeho indangagaciro z'ubunyarwandakazi, zamukuyeho kubaha umugabo, zamukuyeho kubaka urugo ngo rukomere. Niyo mpamvu bavuga ngo nawe ntuzabishobora, nawe ntabyo uzakora. Nuko bamuzi nk'umuntu ukina filime, muri bo bakumva ko ibyo akora bitari bikwiye, kandi birakwiye kuko ni umwuga umutunze. Hanyuma bibaye ibivugwa mu bivugwa ari byo koko bije afite ubundi bukwe, ubwo si babo uwo muntu basanganwe? Kuko nimba ukoze ubukwe nyuma y'amezi runaka, cyane ko mu makuru yagiye ajya mu matwi y'abantu nuko n'ubundi uriya musore yarasanzwe ahari. Buramutse buhari bukaba buhari, biju yaba yarihuse, yaba yaragaragaje icyo yari cyo. Aho ntago namurengera, kuko nukuri ntago namurengera. Namurengera mvuga ngo ubuzima nubwe agomba kumanaginga uko ashaka. Ariko nanone kuba amezi 4 akoze ubukwe agasubiza impeta akaba ataragiye no mu murenge, byagaragaza yuko yari afite undi muntu, hari n'icyo agiye kura kwa sentore yarabaransingaga. Yabarabaransingaga. Kukigaragaza ko yabarabaransingaga ntago yagiye mu murenge. None ageze kwa sentore ntago bikunze, ahise akorana n'undi yasize inyuma. Ibyo byaba ari nk'urusimba arimo gukina, ntago byamuhira. Biramutse byamuvuga ari ukuri ambabarire anyumve, arabizi ko mwitangira ry'ubukwe bwe ntamuteye amabuye. Ariko ibyo bavuga biramutse ari ukuri ejo agakora ubukwe n'undi muhungu baba bari kumwe,
ndajya mubwire ko imikino yo mu rushako ntabwo ihira abantu. Icyabakiza yakwerura akaba yihaye pause. Yego. Ko se mu kwezi kumutanye n'umugabo mukunda ufasha undi, byo byaba ari uburara. Byaba ari uburara. Byaba nta no kwiyubaha kurimo. Bimwe nibe byanze fata pause witekerezeho. Byaba abonye umwanya wo kwitekerezaho. Twese twahita duvuga ngo yakinishije Sentore niwe mubi. Nanjye ubwo akoze ubukwe nagaruka mvuga ikindi kiganiro gitwika. Nahita ntwika. Muri make uravuze ngo yabahaye ijambo babandi bose bamurwanyije bikomeye cyane, ndetse yabatanze ijambo, yabagaragaje uwo ari we, yaba yerekanye ko atari serious mu bintu by'urushako, yaba yaratesheje igihe Sentore. Sentore nahita amubwira ngo pole sana, niko nahita amubwira. Yego. Niba ubwo bukwe buhari bugahita buba, twese tuhita tubwira Sentore ngo tuguhaye pole. Hanyuma mu minsi yashize nako narebye ikiganiro Pastor Claude amagara Pastor Rutayisire avuga ati ngewe sinshizwe kureba ibipapuro byo mu murenge, hari undi mupasiteri ubishinzwe. Uti nge narabishwe rwose. Uwo mupasiteri abaye ariho gira inama utanga kuba pasiteri ndetse n'ababishop, ubwo ribera ribenja mbivanga. Urumva ko ibyo navuze ari ukuri. Antoine wibuke ko navuze ngo birashoboka ko byaba byaraciye muri administration, akibaza ko babikorectinze byose. Wasezeranya nka pasiteri mukuru uzi ko hari inzego zose banyuzemo. Uyu mupasiteri rero wabarakiriye aba bantu batagiye mu murenge, akabyakira gutyo, bakasezerana gutyo, namugira inama ko atari byiza, kuko bimuhaye n'isomo. Yego. Use nta somo abonyemo. Kuba uyu munsi agaragaye ko basezeranyije abantu bataciye mu murenge. Ubu si uyu munsi bwo ribi byinjiyemo agira ngo byaba byoroshye. Twe turabafatanyabikorwa, dushyira mu bikorwa ibyo leta yemeje. Keretse bibaye ngombwa ko mu rusengero iwacu natwe hari ibyo batujuje, dushobora kureka kubasezeranya. Ariko baramutse babyujuje duhita tura no ku ruhande rwa leta ko babyujuje. None se ku ruhande rw'urusengero bari babyujuje, ku ruhande rwa leta ntago babyujuje, uyu mupastor abikuremo isomo. Yego. Hazongeye gukoresha umushumba mukuru amakosa, ahubwo nk'itorero rimushumbye ryagombye kumuhana. Jita inuka ruciye. Ryagombye kumuhana. Yakoresheje amakosa umushumba mukuru. Na makosa. Inama nziza cyane ko Brigitte n'ubundi ahaya baba pasteri. Hanyuma twikomereza Brigitte, hari umukobwa witwa Dore IMBOGO, Dore Impara. Uramuzi? Wana Dore IMBOGO, Dore Impara. Harya igitero ni ikinyikirizo ntiyi. Si Dore IMBOGO, Dore Imvubu, Dore Impara. Narakurikiranye. Ariko banze Rofre ari kuku uri kuzitiranya. hari ngo nge sinigeze nirukanga ku numa. Ariko iriya uzikiriya nayikunze. Iriya ngo sinigeze nirukanga ku numa. Hari huhuhu, hari na gugugugu. Narayikunze, yampayemo message. Yego. Kubera impamvu atirukanse ku numa, Kristo yari yaramennye amaraso. Yego. Yanjye narayumvishe numva ni nzizi irimo kumpa ubutumwa. Uriya mukobwa umufata gute? Hari abaje bamwe, uriya mukobwa ari injiji, abandi niyuzuye mu mutwe, abandi mbese ati aje ubundi nka Brigitte Bishop wo mufata gute? Uriya mukobwa ntago ari injiji. Uriya ni mubi cyane. Umukobwa uzi kuvugira imbere kuri kamera, umukobwa uzi kuririmba indirimbo ifite inyikirizo y'isogonda imwe n'igitero aratwika nawe. Arimo gutwika. Uriya urimo kwisabira kuri kamera ati ngewe rwose ndashaka mu nkorere ibi ngibi. Uriya mukobwa azi ubwenge bwinshi cyane, kandi na manager yavuze ko azi ubwenge. Reka nkubwire urundi rugero rwanyetse kuri uriya mukobwa azi ubwenge. Yebye byose ndabikurikira kabisa uri maso. None si kikari kibuga twese dukiniramo, ugomba kuba uri update mu birimo gukorerwa kuri iki kibuga cya YouTube. Umukobwa yagiye kwamamariza umuntu,
ari naho yagiranye amakonfuri na manager wiwe. Yego. We none wahita yumva profit zirimo. Ureba umuntu uturutse icyangugu waje aziyenda kazorora inkoko, azi kazororeye ingurube n'inka, ari nayo tagetiye. Noneho uwo yamamaje avuga ati ngenda kwigisha imodoka, urona provisoire permis. Ngiye mitamona ko yesagurukira kuragahita mva ko n'imodoka iri imbere. Manager wabyanze, mukobwa yese abona ko bamwimye amahirwe y'inyunguze. Kandi koko mu by'ukuri ni inyunguze. Tubivugisha ukuri ni inyunguze. Yego. Nicyo cyamuzanye Kigali yaje gushaka inyungu. Nicyo cyamujyanye kuri za kamera ni inyungu. Yego. Nubwo aba yaragize uruhare mu kumuterura umutereka kuri kamera, ariko yese abona inyungu agiye gukurayo. Yego. Nicyo cyahise gituma arakara. Banze ko akorera ya perime, asubire mu cyaro afite perime, asubire mu cyaro hari ubundi bwenge yiyunguye. Ibaza umuntu aje gushaka icyarahani kidodo, agiye kubona perime. Wowe uramubuza kwamamaza ngo abone ya perime, ntabwo ashaka kubyumva. Yego. Nawe kandi wese ubundi impamvu mubuza ni iyihe? Ni inyungu zawe ze ziri pasonoro, wowe zitakugezeho. Tubibwizanye ukuri. Sinzi niba ubyumvishe neza. Uvuze ko manager amubuje kubera inyungu yaramufiteho. None se kubera iki we nawazimufiteho? Erega abantu bajya bavugisha ukuri. Aha, none se n'umwana yabyaye? Ariko mama mwita umwana, uriya n'umwana. Ndetse n'abanyari navuga ngo yimwita umwana, kubera iki muvuga ngo yimwita umwana kandi we ari nk'umwana mu rugo? Yigeze amutwara mu nda amezi 9 mu nda ye. Ubuse Brije ubugeni wanyita ati umukobwa wanjye. Mu rusengero bose tubita abakobwa bacu, abana bacu biki. Ariko ntago tubabuza imigisha yabo bagiye kugeraho. Oya, ntago tubabuza imigisha bagiye kugeraho. Kuba ari umwana wawe ntibimuza gutekereza. Ugiye kuba nka Rwema se wavuze ngo arakomeza kumwita umwana ahubwo ari kumwicira isoko abasore bumve ko akiri umwana. Ariko yavuze ko afite imyaka 24. Yego. Ni umwana gute? Umwana gute wivanye Cyangugu akagera i Kigali, akava imbere y'ababyeyi bamureze bamugaburiye. Ubundi se yaje aje kurerwa, yaje ari umukozi wo mu rugo, siko yabisobanuye. None se umwana ahabwa akazi? Umwana ahabwa akazi. Wese yamufashe amuzana mu rugo nk'umwana agiye kugaburira, cyangwa amufashe nk'umuntu agiye guha akazi ko mu rugo. Nawe amaze kumufata abonye impano zimurimo, yagomba kumushyira kuri bose babireba. Gusa reka mushimire, yamushyize ahagaragara, sibyo? Amuhuza n'itangazamakuru. Hakunaye kumuhuza n'itangazamakuru no kumwemera kuba manager, nawe yari afite icyo agomba kumubonamo. None se ayo masezerano yabo nubwo tutayasomye, arimo kuvuga ngo uri umwana wanjye, nzajya nkugeza mu itangazamakuru maze wunguke njyewe mviremo aho. Niko ameze. We yavuze ko ari amasezerano bagiranye runaka we aterekanye ariko ahari. Uko byagenda kose, Yego. Imbogo niba ari imbogo ni igishoro cya manager. Nuko gahunda zimeze. Kijambo ko rikomeye. None ni igishoro cya manager gute? Ataba igishoro cyese azakora bapasure. None se arakorera ubuntu. Ko atamwakiriye mbere mu rugo rwe aje nk'umwana ngo yicare. Yamwakiriye nk'umukozi mu rugo. Uzakora akamuhemba. Siko bimeze. Amaze kubona impano ye, ari naho mushima, arayifata arayirera. Sino kuyirera yayihuje n'itangazamakuru rirayimenya. Amubera manager, sibyo? Yego. Amubereye manager, ni ukuvuga icyagomba kuboneka ni ukugabana. Iyo biba nta nyungu zindi ziri inyuma, mu by'ukuri abantu babyumve neza. Kwamamariza bariya bakamuha perime, bakamwigisha provisoire akabona perime, bitwaye iki? Hari icyo bitwaye? Ariko nawe yavuze ko yarebereraga inyungu ze kugira ngo atamamaza utaragera kure ku buntu. Nyine atamamariza ubusa kugira izindi kampani zitazajya zibiprofitiramo. Nanjye banze usobanuye inyungu za manager zirimo. No kureba navuga no gucunga ibikorwa bye. Management se nituyizi ukikora. Aho hantu Gasaro nago dushaka kuhemera. Iki kibuga cya YouTube twese tukibanamo turakiza. Nago nyeneye kumena umuceri. Singumena. Nago nyeneye kumena umuceri. Kuki atamurebereye mbere y'igihe akiza muri Kigali, sibyo?
ngo amushyire mu rugo mu bandi bana be amubwira ati mama ngaho iryamire hari uri umwana wanjye ntiyamuhaye akazi ko mu rugo. hakose Brigitte uretse gato iyo ubonye umumama nk'uriya ari kurira kubera agahinda ko kumva umuntu nk'uko yabivuze ati nizamuriye na forumye wamvunnye akarira none se buriya barira yishimye. Ariko gasa ndabizi ko arira ababaye ariko ni iki kimubabaje? ababajwe n'uwo mwana nyine ni amata y'akanyombya. mbisho mbabara nawe rwose. none se Brigitte nzazira ukuri kwanjye ntabwo ngewe nzi guca hejuru. Ikimuriza yaramuforumye neza yego kandi yamushoyeho byinshi tubyemere. yabimushoraga hasi azi ko nta nyungu irimo ariko kuki urimo guhunga inyungu kandi nawe ubizi ko ziba zirimo. ngenda avuga ibyo twagariwe we yavugaga ko inyungu yari kuzazirebera hazaza nazo bari bagatangiye kubona. none se reka mbanze mwibarize ndabyemera ko nta zari zakabonetse buri muntu wese ashinga iduka atazi ko umukiriya azinjira iyo yinjiye arunguka. umuntu wese atangira akazi avanzunguka cyangwa nzahomba nyine yaramugejeje aho agiye kunguka baramumutwaye niyo mpamvu arimo kurira nyine. ariko yagarutse murajya he nubwo ngewe nta kibazo mfite cyangwa se abantu yavuze ati hari abantu bamuri mu matwi bari kugenda bashaka kudutandukanya. reka rero nkubwize ukuri uriya ntishimire ko yagarutse. uyi Kigali iramuha byinshi mu matwi nk'uko yabibabwiye bamuvuge bavuge ahubwo uriya mwana nabashe icyo twamugira inama namese kamwe sibyo arebe ibimufitiye inyungu kandi ntibamushyireho iterabwoba asinye n'amasezerano abazarangira atari yayandi amuhambira ku muntu. ngewe niko nabyumva. nese ko yigaruye hari uwo yigize wamenya yagarutse afite izihe gahunda uhaguruka akagenda yagera iyo ajya bamuhamagara ntakwitabe sibyo yamuhamagaye inshuro nyinshi atamwitaba sinarimo ariko byavugiwe ku Gasaro nyinshi atamwitaba ibyo ni n'agasuzuguro yamusuzuguye kandi azi ko ari we manager wiwe sibyo aragarutse wamenya agaruwe n'iki wamenya agarutse azamara iminsi ngaye wamenya agarutse aje gukora iki gusa wamwizera ntago wamwizera gusa namubwira ngo nuwo wabyara guhemukira hasi utabyaye aho ngiye niho namuha advice nkamubwira ngo namuhemukira cyaba kanamutwara azihangana. oya nawe wamutwara kubera iki se ntago bazamutwara kuko ejo bundi rwose mu kiganiro cyavuze ati ngenda shima manager noneho nubwo navuze biriya ngira ngo Claude wumvisha muhamagara ariko Gasaro iyi si twicayemo murayizi ngo nta wamutwara ko yatutse nyina wamubyaye se ariko urakurikira mu mama we none se ko yatutse nyina wamubyaye wamwonyeje amezi 9 Brigitte we yakurikiye ndakurikira none se niba tukanyina muri media bitukabibona umubonye afite amabere abiri afite imyaka 24 ataranamugaburira n'umwaka umwe we yakwizera ateka mugumanye ariko umuntu n'umwana wabyaye ashaka kugucika akigendera kandi abantu banasobanukirwe ko kuburi manager we nongeye mbisubiremo ntabwo aba ari ubuntu ibyo azakora bikagira inyungu bazabigabana ntimukajye muhisha akazi uko kameze kariya ni akazi. hano hari komenti ivuga iti rwose nubwo uyu mukobwa agarutse ariko ndabona n'ubundi bitazoroha bitazamara kabiri. uwo yagize iyerekwa ahubwo ni umuhanuzi yagize iyerekwa ari muri babandi b'abanyamashyari manager yavuze ati hari abantu bamfitiye izo ni protocole ndende. Claude Pastor Claude yagutanzeho urugero mu biki ati rwose umuntu nzi cyane umuntu wita Brigitte ariko Brigitte bivugwa ko cyangwa se byigize kuvugwa ko ngewe uretse ko narebye hano wavuga hari n'uvuga wamagana twika ko mwigize gukundana ayo makuru yabariyo na Claude bamwe bati Brigitte ni umudamu wihagazeho ati buriya Claude yajyaga amugura nk'agashati ego Yesu Claude yari umukire buriya Claude yahoze ari umukire oya ari nk'impano atari ubukene gift iyi gift as a gift mana nyiri bihiwe tubwire rero yahoze ari umukire ate
Claude ngewe muzi kabisa yarigeze kugira kampani. Yigeze bura kugira kampani ifite amafaranga. Oya. Afite kampani cleaning. Wow. Claude afite amamodoka menshi, Claude ari umukire. Claude afite kwifaranga. Yaje kugenda bitese n'uyu munsi yagagaze neza ariko yagiye mu mana se bimugendekera biti. Ntago sinzi uko byagenze naba mbeshye. Ntago kandi ari umuntu avuga ati ubuntu wankuye hasi kugera uyu munsi. N'umuntu bita Brigitte. Claude ntago namenye ubutunzi. Ngo niwe mujyanama wanjye. Ndabyemera ni my brother pe ni my brother iby'abandi bavuga ni za karande zabo z'amagambo. Ariko Claude muzi nk'umuntu w'umukozi w'Imana twakwanye umurimo w'Imana mu buryo bufatika turazamurana mu gakiza turazamurana mu muhamagaro mu itorero dukorana umurimo w'Imana wagutse. Ikindi ni umuntu buriya udashaka kuba afite ngo wo kutabufite. Yego. Agira ukuboko gutanga. Yego. Ni ukuvuga umutabaje yagutabara. Umuhamagaye afite umwanya rwose araboneka. Rero ibyo bindi baba bavuga nta birenze kuri ibyo. Gusa Brigitte ndishosho mbana n'abantu. Waba mubi wa mwiza nta nubwo wananira. Ntiwanantegeka kwanga umuntu ntibyakunda ntibivamo. Mbana n'umuntu paka ibihe byose ariko Claude muzi nka my brother. Hanyuma ni brother wawe wamubera umuhamya ko nta mugore afite cyo fiance kuko Claude nawe ambabarire nazumva iki kiganiro nawe ni umucanzi. Uyu munsi arasati gasa none mfite umu diaspora wana tubungubu ngiye gukora ubukwe nzaturika tuzaturika ati ejo akagaruka ati none se gasa tubu none ndashaka umuntu ati nitwe ngo Imana ifite PS yarya ati noneho hirya tujye tugendana n'indi PS atari ko sinshaka umuntu wa Mukagatare. Tubwire ubundi Claude ibyo bimeze gute? Claude rero Claude ni umudivorce ujuje ibyangombwa aranabyemera. Icyo cyo ndakizi. Icya kabiri yigeze kujya avuga ngo Imana ifite PS. Muri icyo gihe yari afite PS. Yego. Nambwiye ko ayifite. Yego. Koko yo mu diaspora. Yego pe. Abimbwiye ndakuvugisha ukuri. Avuga sheri shushu. Amutera imitobe ibintu bikomeye. Nyuma rero amapiyese yaje kuba imigezi. Arazishugunya. Ajugunya amapiyese numbaze ngo byagenze bitu Claude nta piyese afite. Aya nta piyese afite. Rero Claude rwose Imana imwe piyese ahubwo. Rwose imwe piyese imigabane yose habonekeyo piyese ya Claude mu Rwanda habonekemo piyese ya Claude tumushyingira ave mu busiribateri. Amen. Turamurambiwe we. Tuzamukubita amatovu. Niko bimeze niko bikwiye. Brigitte dusoza ndashaka uvuga nimero yawe baraza no kwibona ku kiganiro. Ni abakwifuza. Aha na gasaraba 250 8 7 246 baranaza kuzibona ku kiganiro. Brigitte wakira kuvugisha uca kuri iyo nimero ukamusengera. Afite na channel ya Gorogota umaze igihe kinini dakora. Habuze iki Brigitte? Nagiye voyage voyage njya mu bukwe bw'umwana mba stress ariko ubu uku kwa munani ngiye kongera kubagezaho udushyashya. Udushyashya cyane. Ufite n'ibiterane. Mfite ibiterane hanze ndabifite. Ninjya kubijyamo nzabamenyesha iyo ngenda babwira. Nejo mfite ikindi ahangaha Kicukiro ndagitangiza iminsi 3 kizasoza ku cyumweru abare bubikenere bampamagare mbarangiraho nzaba ndi abakunzi banje ubundi nyine reka dusenge mbasabira umugisha w'Imana. Witwa Imana nta guhinduka uri byose muri bose tugushimira ko dushyigikira uko bwije nuko bukeye kandi tugushimira ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ngaho agura rero kandi utanga umugisha muri bose izina rya Yesu Kristo. Amen. Wakoze cyane. Turagushimiye Gasaro. Imana iguhe umugisha. GASARO TV. Wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine.
dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana ahahoze gereza nkuru ya Kigali, ku mbuga zacu @swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, idnyo